wahabonye ubu tuvugana ngiye mu murenge ngiye mu murenge mu mineta umuntu ntabwo mushaka kunsebya ngiye mu murenge guys nayigira narayitaye Nose umurenge barayigira hano aka karabya ko ngiye nikora ari keza ni keza ko yambaye umweru keza rwose ngewe ngiye hehe mu murenge duceceke sister wanje sati n'utu n'umugore mwakegerana twereka intuza impeta niwirya birapfa reba imbere mwaramutse neza guys ndabashuje mwese buri wese ahari nizere ko noheli yabagendekeye neza cyane ubwo rero nagira ngo twiganirire hano twe tugiye kuri airport gufata bro wacu yari yaje kubera umwanya wambanye mukeya muzaza mubyihanganira nsigaye mbaha video iminsi yarangendanye ntabwo nyibaha video kugiye kubera ko mfite umushyitsi bro yaraje kandi yaje mba ndi busy ni gake nyine cyane nkunda kuboneka ku buryo nabona umwanya wo kurikodinga cyangwa kweditinga kuko ninjye ubyikorera ubwo rero muzamunyihanganira hano hari kuri 13 nijoro twari tugiye kwakira bro wacu avuye hanze yari yaje gusangira natwe iminsi mikuru ubwo rero yaramaze kubagira my sister mukuru Remereye natware ubwo rero yaje saa 9 saa 10 z'ijoro noneho aryamaho gatoya kuko twari dufite gahunda yo kumanuka mu rugo Rusumo kuko mama yari afite anniversaire hano rero twari tugeze mu rugo bwije umve ko twamanutse mu masaa 10 ariko kubera ukuntu Rusumo ariko twageze mu rugo nko mu masaa 5 saa 4 gutyo kuko twagomba kumanukana n'abana bose na sister ubwo rero habayeho kwitegura kugira ngo twese tumanukire rimwe kandi urumva yaraje yaba ngombwa akabanza kuruhuka tuze gufata urugendo ameze neza ubwo rero hano umunsi wakurikiyeho twari twagiye muri anniversaire ya mama hano ni muri anniversaire ya mama yari yabereye muri restaurant iyo twari twateganyije kuko urumva uwo munsi kuri 13 nibwo nyine bro yaje saa 9 noneho turataha tugera mu rugo ariko dusanga ukuntu biteguye wagira ngo nyine bari bazi ko turi buze sasa bukeye bwaho rero kuri 14 nibwo twagiye muri la restaurant tujya gusangira nka famille turamuririmbira bafite gift baramuha hano rero mureba twari twagarutse i Kigali noneho ngewe rero numva akazi kose mbere yo habuze ukwikorera ngewe akikorera kubera ko imodoka twari twayivanye Rusumo isa nabi ntabwo nzi koza imodoka pe gusa iyi wacu niyo ngomba gukoreraho stage ko nta yindi nakoreraho ubwo rero iyi ngiyi ariko njye narabuze n'undi sisi njya mbona boza amapine nkabona imodoka ntabwo yananira kuyoza kandi nyine uwo munsi twari twageze Kicukiro niho nafashe inzu ubwo rero twari tuhageze ntabwo nari kubona umuntu witwogereza imodoka ako kanya kandi ntabwo twari kujya mu Kinamba yaje hari abantu bagomba gusuhuza famille abashuti iki
ubwo rero nagomba koza imodoka kugira ngo tuze kugenda imodoka isa neza cyane. Ubwo rero ahangaha nari kubereka ukuntu ndi koza imodoka byari byancanze, ariko naragerageje mu rwego rwanjye kubera ko ntabwo mbizi cyane, ariko narayogeje isa neza cyane ko iyo ufite n'ibikoresho urumva narayogeje bisanzwe. Hari simonize ndayisiga ubwo nayitotobetse ntazi n'ukuntu basiga neza, hari na wa muti woza ibirahure ntushyiraho birarangira. Rero ntacyo nakoze umva, ahubwo mujye mu makazi mbogereza imodoka zanyu guys. Ngewe tayari namaze kumenya koza imodoka, ariko nyine urumva ntabwo nabimenye neza cyane, ntabwo ndaho umunamba uri porofesiyoneri, ariko ndagerageza nyine ndagerageza. Ntabwo nyine byananira koza imodoka pe, koza amapine se koza na hariya hasanzwe, warangiza ugatera amazi, warangiza ukayihanagura neza, warangiza ukazana simonize ugashyiraho, warangiza barambwiye ko ku mapine ngo bashyiraho ngo siraje. Nta siraje nari mfite guys. Ubwo rero icyo nababwira cyo, ikintu cyose buriya wagishatse wagikora nyine, nose cyane ko umuntu uba ureba nyine ukuntu abantu bazikora babikora, nawe wabikora. Ubwo rero iyi modoka ariko tuza uruhande rumwe hari ikirahuri cyari cyanze kuzamuka, kandi nayo ngeze kuri sayidi yaho. Ubwo rero byabaye ngombwa ko rubana gutyo kugira ngo kizamuke. Urashakira akaruhuko urayipyipyinyoye kabisa, sibyo? kanya n'umugezi uri bukure. Ubwoko bumwe gusa, uzajya wiyegereza ubwoko bumwe gusa. Nini nazo azoza za BM kwikoreraho stage nabimenye neza, nkagenda nizamura mu ntera, zamuka mu ntera, menya n'ibindi. Harya we buriya hariya hejuru wahoza gute? iyo ni experience isigaye kabisa. Dore iki ni cya kiraro cyari cyanze kuzamuka, ariko cyageze aho kirazamuka kuko umunamba yari yahigereye. Ubwo rero nta kindi cyabaye, narakomeje ndoza ndarangiza. Mwakoze kubana nanjye, mwibuke gukora subscribe. Imana ibarinde. Hano ho